Neza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za AfriFM TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro ka watermelon mu buzima bwa buri munsi bwa muntu. Mukoze cyane mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za AfriFM TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro ka watermelon mu buzima bwa buri munsi bwa muntu. Watermelon ndetse ikaba ifite na vitamine A, C, B6 ikanagira na fiber. Turebere hamwe akamaro k'izi vitamine. Nka vitamine A ifasha ku buzima bwiza bw'imirebere y'amaso, ikanafasha mu gufata neza imikorere y'umutima, umwijima n'ibihaha. Naho vitamine C ari ituma isa kuri yisa ibara ry'umutuku, ikaba ari antioxidant ifite imbaraga. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi kopi